Ndabasuje nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro n'amakuru dukomeza kugenda tubagezaho aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Hano kuri kamera zacu rero ndi kumwe n'abatumirwa babiri, aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese koko hano mu Rwanda kugira abantu benshi muziranye bari byo byiza kurusha kugira ubumenyi runaka mu buryo bwo kubona akazi. Tugiye kuganira rero, ndi kumwe n'umutumirwa bamwita nitwa Strato, n'ubwo ntumiye turahorana ni mumuzi n'umunsi ariko ninjye namutumiye, ubu ngubu twaje tuje kuganira, turi kumwe na Goreti. Tugiye kureba rero muri no minsi duhora twumva abantu bavuga ngo akazi karabuze, abandi bakavuga ngo kugira ngo ubone akazi ni uko ubuziranye n'abantu, abandi bakavuga ngo ni uko ugomba kuba ufite ubumenyi runaka. Nicyo kintu tugiye kuganiraho rero, namwe muri hirya no hino muraza kugenda mwumva uko tuganira, muduhe ibitekerezo byanyu mutwandikira muri comment, mukande like, ariko mushobora no gukora share mukabisangiza n'abandi. Ikiruta byose munakore subscribe kugira ngo n'andi makuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tubategurira bijye bibageraho mu buryo buboroheye. Ndi kwibaza Goreti, reka bari we duheraho mubaze ni ese koko ubona kugira ubumenyi bihagije kugira ngo umuntu abone akazi mu Rwanda, cyangwa kuba ufite connection cyangwa uziranye n'abantu benshi nicyo cy'agaciro? Ngiye cy'agaciro mbona no kuba ufite ubumenyi, kuko iyo ufite ubumenyi ntekereza ko ibintu ibyo ari byo byose wabigeraho. Uvuze ngo ni connection, ubwo kwiga nta kintu byaba bimaze. Ariko tuzi abantu benshi barangije amashuri yabo, bicaye mu rugo, bafite n'ubumenyi bajya baba ba mbere ariko batari mu kazi. Yego, birashoboka. Ariko se mu by'ukuri waba udafite ubumenyi, ako kazi wakabona wagakora neza, cyangwa habanza ubumenyi? Habanza, bye ntekereza ko habanza ubumenyi. Ikintu kivuga ngo akazi karigwa se cyo ucyumva gute? Ntabwo yego akazi karigwa. Sintekereza ko waba wagiye kwa muganga ukajya kwigira ku muntu kumuvura. Nanone sintekereza ko nanone wajya kujya gukora nka bano ba engineer bakora ibintu by'amamoteri, bagira gute kujya kwigira kuri moteri aribwo bwa mbere unanayibonye. Bisaba kubuza ubwo ufite ubwo bumenyi. Urumva rero ubumenyi nicyo cy'ingenzi. Ubwo ku ruhande rwawe uremeza ko umuntu hano mu Rwanda kugira umuntu abe yabona akazi, ikintu asabwa ari ukuba afite ubumenyi buhagije, nawe ubwe akaba yizeye. Ikindi cya kabiri akizera n'Imana. Yego. Nuko Goreta byumva, namwe muraza kutubwira niba mubyumva kimwe nawe. Reka noneho dutega amatwi Strato nawe atubwire ukabyumva. Murakoze. Ngewe ubwo nabuze aho mbihera, kuko bimeze nka kawa mugani nako kaya mvugo ngo ari inkoko n'igi niki cyabanje. Yego. Kuko urumva n'uwakurangira wese akurangira afite icyo ahereyeho. Nanone ariko ngewe nkongera nkumva ukurangira ari we muntu ukeneye network mbere na mbere, kubera yuko ushobora no guhura na network, iyo network ahubwo ikakwigisha uko uzakora ibintu. Kuko ubu imirimo myinshi isigaye iriho ushobora kuyitozwa, ushobora kuyihugurwamo, muravuga ati akakwerekera. Ako kaboko kakwerekera abantu benshi ngira ngo niko tutari kubona. Ugasanga nyine ngewe nimba mfite ibyo nkora, ninjya gutanga amahirwe ndareba murumuna wanjye, ndebe barumuna banjye n'inshuti zanjye za hafi ziri mu ruziga rwacu nyine tubamo. Naba mfite ubumenyi, naba nabufite, hari igihe batabyitaho. Uvuga ati no muvandimwe nzamwereka nimba ari computer bakanda hano gutya ukandika ibintu ukashyiraho. Gusa aho ngaho hari ikindi kintu wenda nshobora kwemeranywaho nawe ku gice kimwe, ko ahubwo hari ubumenyi bw'ibanze umuntu aba afite bw'ibanze, nko gusoma no kwandika. Ngo gusoma no kwandika, umuntu uzi gusoma no kwandika ikintu cyose wakimuhuguraho bigakunda. Ubwo rero nkumva ahubwo ko dukeneye network itugeza kuri bwa bumenyi.
usibye wenda nanone nka domaine runaka nk'ubuganga bw'ibyo nta network yazamusabwa kuba uzi kuvura pe ariko ibindi byinshi hari n'izindi nuzo ziremera ariko ibintu byinshi abantu bataduhama amahirwe bigusaba gusa kuba hari umuntu akubonye akakubonamo impano hanyuma akaza akaguhugura cyangwa akakora uko ubigenza ugakora umuntu akeneye network rero ukagira ubumenyi buhambaye. Njyewe aho mwese nabateze amatwi nabumvisha ariko mu Kinyarwanda umugani baca bakavuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami ariko ubwenge bwe bugatuma hatinda. Bugatuma hatinda. Ubwo hano nagira ngo nitukomeza tunaganira tugende tubihuza none mugani ubwo nk'ubwo bwiza bw'umukobwa nge ndaza kubugira bwa bumenyi cyangwa se ya connection niho ya network tukitiki ubwiza bw'umukobwa reka tubwite network. Noneho ubumenyi tubugire bwa bwenge bwe nyine n'ubundi nk'uko ushobora gutuma atinda ahantu. Bishatse kuvuga ngo rero ushobora kugira connection ariko wagerayo ugasanga bwa bwenge nabwo butuma ukora akazi, bwa bumenyi nabwo ufite muri ka kazi ugasanga n'undi urahageze iyo connection irabaye ariko ntabwo hatinze. Namwe niko mubyumva nk'uko mbyumva. Hari ibintu biba biri tekinike bisaba nyine ko ubuze icyo kintu. Sinibaza ko kuba wenda warize urugero warize wenda tuvuge indimi baguhaye kuba comptable ahantu wenda none bakukubwiye ngo ukora nyine ukore ibitabo by'ibaruramari. Ese mu by'ukuri warize n'ubumenyi urabufite bw'ibanze. Ese ibyo bitabo by'ibaruramari uzabasha kubikora neza cyangwa ni hahandi hazazamo amakosa yashyirishamo iyo kampani? Bisaba rero wenda no kuba ufiteho ubwo bumenyi kugira ngo n'umuntu ukurangiye ikintu akurangira ikintu ufitemo ubumenyi. Kuko ushobora gukora ikosa rimwe rikakukururira ibibazo yaba wowe cyangwa abo wagiye gukorera. Nanone ntago naba ntarize indimi ngo njye kuba umunyamakuru w'umwuga ni hahandi nzabivanga nzazanamo n'ibiterekeranye. Bisaba rero ko ubu ufite niyo waba utarabyize mu ishuri ariko byibuze ufiteho notion cyangwa se warabyihuguyemo. Reka noneho turi kuvuga mu buryo muri tekinike, reka tubizane mu buzima busanzwe kugira ngo abantu baze kwisangamo. Uburyo muri tekinike twari tumaze kuganiraho, aho tumaze kuganira twavuze mu buryo muri tekinike busaba nyine kuguba icyo kintu cyiza. Ubwo reka turebe uko isoko ry'umurimo rihagaze uno munsi, turebe abari kujya mu kazi, reka tubareke abantu bose bafite ubumenyi, turebe abantu bari kujya mu kazi kuko bafite ubumenyi cyangwa bari kujyayo kuko bafite ababazi baboherejeyo. Icyo kintu kuko urubyiruko kenshi nibo bakunda kuvuga akazi karabuze, n'abakuru barabivuga, ariko impamvu tugaruka ku rubyiruko nuko umubare mwinshi w'abaturarwanda ni urubyiruko. Ariko nanone wajya kureba ugasanga abantu birirwa bavuga ngo nta kazi gahari ni urwo rubyiruko, ariko nanone n'agahari ntibashaka kugakora, nta nubwo bazi uburyo babonamo ako kazi. Ariko mbere uko tubigera wenda turanabayobora kuko mwese muri abantu bakuru mufite icyo mukora, mufite uko mwabonye akazi, mufite uko mubona ibintu. Turebe abari kujya mu kazi bari kujyayo kuko bafite ubwo bumenyi cyangwa bari kujyayo kubera connection. Jewe ndongera ngaruke ko abantu bari kujya mu kazi bakeya bajyanwayo n'ubumenyi bafite. Benshi bajyanwayo nande bakujyanyeyo. Rega niyo network irubakwa kandi kuyubaka nabyo ni ubuhanga. Kuko harimo n'umuntu ushobora kubyuka akiryamira ntashake kugenda akumva ko wenda ngo azagera adepoza amaseve menshi ngo mfite amashuri menshi za diplome, licence, masters na hehe. Nimba utazi umuntu ibyo bintu bizakugora ko hari umuntu n'ubundi ukubwira icyo kintu. Kuko nk'ubu ushobora nko kuba abantu benshi buri wese yisuzuma arebe uvuga ahantu nicaye nahageze kubera ko nayo naprayinze cyangwa nahageze kubera yuko hari umuntu ari wambwiye ko hari akazi. Si ibyo nko mu myanya ya leta aho abantu benshi baprayinga, ariko nko mu bigo bisanzwe ni hake uzasanga umuntu yari yaprayinze, aho uzasanga hari umuntu akubwiye ngo hari ahantu hari umwanya. Cyo ni icyambere.
uwo mwanya kubera iki wenda mfite umuntu uhakora cyangwa se arahakora n'abandi bantu batandukanye. Iyo network rero niyo dukeneye kuko baravuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu ugomba kubaho ufite ni amakuru y'aho ibintu biri kubera. Ninde ndi bubaze, ninde ndi bumenye n'ibyo bintu. So ahubwo ngiye numva ubwenge umuntu yakagize bwinshi kurusha ubw'amashuri ari ubwenge bwo kubasha kugira network cyangwa se abantu benshi baziranye, akaba aricyo gishoro ashyiramo, hanyuma noneho abo bantu akazagenda bigiraho. Nimba uje ugahura na Sebastien wenda akora iby'itangazamakuru yarabyize, ukamugiraho network, ushobora biroroshye ko azagusobanurira uko bafungura YouTube, uko washyiraho video, uburyo wafata video yujuje ibisabwa, ndetse n'imyitwarire mboneza murimo w'umunyamakuru ukenewe. Ibyo bintu akabigusobanurira ugahita ubikora kubera ko gusa muziranye. Ariko ntabwo ntekereza ko imyaka yafasha ajya mu ishuri yose arayifasha yiguha mu munota umwe. We byaramuvunnye pe, byaramuvunnye. Hari n'igihe imyaka ine ariko njye ukabisobanura mu masaha make nkahita mbyumva. Wenda Goreti ni umukontabure, akora ibijyanye n'imisoro, azi iki kudekarara mu gihe, ibintu byose bijyanye na accountability nibyo azi cyane. Ariko ashobora kumugora ku cyumweru kimwe ibintu yize imyaka ine nkabikora. Wenda hari ikintu mwarengejeho ngo kuhatinda, wenda uburyo azabikora no kutakoramo amafuti. Ariko ikintu twese dushaka abantu mutureba ni amafaranga. Njyewe nageze ahantu bampa amafaranga, ibibaho byose n'ibitabaho nabyiga. Njyewe no kuvura nabyiga nkabishobora. Harimo amafaranga, sibyo? Njyewe icyo nsaba abantu bandeba ni bame network bahangeze, ubundi ibindi babimbaze. Bampa amakuru ngo iki kintu gikorwa gutya. Kuba narize ntarize kuri njyewe amashuri yibanze nzi gusoma no kwandika, ibindi byose wampugura nkabimenya. Iyo network rero nje niyo nkeneye. None ubwo ngubwo mu bintu amaze kuvuga ikintu numvishemo network ni ngombwa, ariko ubwo ngubwo wenda araza kugaruka tubwire ni gute umuntu yakubaka network noneho nzima, kuko izo network abo bantu turareba niyo ushobora kujya. Yavuze ko abantu muziranye bashobora gutuma umenya hari amahirwe y'akazi. Ubwo rero gisigaye ni ukwireba wowe ku giti cyawe, ureba abantu muziranye abo mugendana, aba bantu uko babayeho, uko bakora n'imyitwarire yabo, imigirire yabo, yatuma bakuraho network. Icyo gihe nabyo bishobora kugufasha, bigatuma ugira icyiciro wisangamo. Ushobora gusanga udafite network kubera abo mwirirwana, abo mubana nabo mugendana, sibyo se? Baravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwire icyo Yego, urumva ko aho ngaho hari ikintu gihari. Hari ahantu ushobora guhurira n'abantu benshi hagiye hatandukanye, ariko uze kuba tubwiraho bikagufasha. Wowe urabyumva gute? Nanone hari ikintu avuze ngo connection cyangwa se ngo wazanywe nande, cyane ko wenda muri no minsi biriho ujya ahantu ukavuga se ninde wahakurangiye, uwo muntu nyine niwe utuma baguha akazi. Ariko ntibanaguhe akazi bagendeye kuweho ku bumenyi ufite. Njye niyo mpamvu n'ubundi nakomeza gutsimbarara ko ubwo bumenyi nibwo buzatuma n'ubundi uguma aho ngaho, cyangwa se n'ubushake bwo kwiga ibyo uhasanze. Hari n'igihe tubona internet cyangwa se amahirwe ntituyabyaza umusaruro. Nuvuga ngo nimba mfite opportunity yo kugira ngo ngere, mfite telefone, mfite internet, kubera iki ntayikoresha nihugura mu bindi bintu nzakenera imbere, cyangwa se mu byo mbona biri ku isoko byamfasha kugira ngo nyine nkore akazi, cyangwa se nanahange akanjye. Ugasanga wowe uri kuyikoresha gusa scrollinga, ureba iby'abandi bapostinze bamamaza bakorera amafaranga, wowe akaba ari ibyo ngibyo wirirwa. Ni ukuvuga ngo rero ubwo bumenyi nibwo nkeneye kugira ngo, kuko network hari igihe umuntu rwose akureba akavuga ati umuntu ni nkurangira akazi, ubwo niba nakubona bazavuga ati si uyu muntu waturangiye bwo noneho ni bwoko ki. Yego. Nimba aho iyo network urayifite, yego, ariko se uriyizeye. Niyo mpamvu ubwo bumenyi bukenewe bwa mbere. Wenda Strato we afite ubushake bwo kwiga n'ibyo n'iby'abandi bize mu myaka 7 agashaka kubyiga umunsi umwe. Ubushake arabufite, wenda n'ubwo ubushobozi arabufite. Ese nanjye ndabufite? Yego. Nuvuga ngo rero bisaba kugira ngo nanjye ubwanjye mbashe kubona ubwo bumenyi.
yego. Urumva ko kugira ngo umuntu agirirwe icyizere cyo nkuyemo hari maze kumva ko hari ibintu abantu batinya, ushobora kuba udahabwa network kubera ko umuntu atakwizeye, kubera ko afite ubwoba bw'ibizakurikira, akavuga ngo nshobora kumurangira uno muntu agendamo akazi ariko sinzi ubushobozi bwe kubera ntabwo mumenyeranye nyine. Icya kabiri, imyitwarire yawe nayo ishobora kuba ikibazo, akavuga ati nimurangira akagenda akabikora nabi bazanseka nk'uko yarabivuze ngo n'umukozi wawe ngo bimeze gute. Hari impamvu nyinshi, wowe wirebeho urebe koko niba ubumenyi ufite, ibyo wagombaga kwiga niba waragiye ku ishuri warabyize neza 100% ubitwara cyangwa wajya ubitwara ari igice. Imyitwarire yawe ufite irahagije ko umuntu muziranye, inshuti yawe ifite aho igeze, iziranye n'abantu batanga amahirwe y'akazi, yakohereza yakumva ko iyo myitwarire yawe nta kizabangamira. Erega buriya iyo urekomanze umuntu cyangwa se ukamutanga nk'umukozi, ejo akitwara nabi, cya gisebo kiza kuri wowe nawe, kandi ugatuma imibanire y'abandi bari bibaniye neza igenze neza. Ugasanga rimwe na rimwe umuntu aravuze ngo aho kugira ngo ngutange bigende gutya, guma aho uzaba imyaka 1000 nyiguhe, kandi yari kukwereka aho uzabikorera bitanu. Urumva ko n'abantu baba bagomba kwisuzuma. Yego. Noneho rero ndagira ngo twihuta ubabwire uburyo umuntu ashobora guhurira n'amahirwe yo kurema amahirwe y'akazi, nyine abantu uburyo ashobora gukonekita n'abantu, connection nzima. Noneho tuze kureba tunasoza nawe nguyu, turebe kugira ubumenyi no kugira connection kuntu byihutisha iterambere ry'umuntu. Kugira ngo ugire aho ugera usabwa no kuba ufite aho ubarizwa. Icyo ni icyambere. Nyine ubarizwa he? Uba muri korali, uba muri ukora gym, yego, urasenga, ufite groupe yo mu kazi twakita nk'ikibi, ubarizwa he? Ubundi umuntu agushaka yakubonera he? Uba muri youth volunteer, ubahe mu ruhe rwego wavuga ko umuntu ashaka kukuha amahirwe yakubonamo. Yego. Tuvuge nk'urugero, njye mfite initiative yo kuba narafunga urubuga rwita Seologic. Yego. Aho ntangira amakuru y'imishinga, hari urubuga nka Biscom, urabona twese twambaye Biscom, niho dukora ikigo gitanga ubujyanama ku mishinga, amakuru, ubushakashatsi ndetse n'ibindi. Ahantu hose haca amakuru. Hari n'abandi bagenzi bacu bagiye bafite imbuga nkoranyambaga zitanga amakuru mu buryo bugiye butandukanye. Nkanjye mfata y'abo bantu, ayo muri Biscom nkayasangiza abantu. Abandi bakavuga nabo bijyanye n'ibyo bakora mu buhinzi, mu buzima, ku muryango. Na leta igiye ifite izo mbuga nkoranyambaga, ugasanga umuntu muri aho hantu hose yabuze ahantu abarizwa. Nyine ku buryo nta hantu na hamwe wavuga ngo akurikirana amakuru yamufasha kwiteza imbere. Rego ushobora no kubariza ufite na masters, ariko kubera yuko wicaye hariya uhora mu rugo wandika CV uzohereza gusa, ariko ntushaka guhaguruka ngo uzurebe ibiganiro nk'ibi bitega amatwi uvuga ati se bari kuvuga iki. Ushaka kureba undi muntu ufite content yigisha uko ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho, urabigeraho ugahita usimbuka ukirukanga. Ugeze kuri content barimo bavuga ngo ni gute wagira umuryango mwiza umeze neza kandi uri umugabo wize ko urugo rwawe bitameze neza, ukaba urirukanse ukaba ugiye kureba ibintu runaka. None se niba udashaka kureba ibyo bintu, mu rusengero bararangiza gusenga wirukanse, mu mudugudu inama z'umutekano n'umuganda ntuzijyamo, mu rubyiruko niba uri urubyiruko nta youth volunteer ntibakuzi. Polisi ifite amagurupe y'urubyiruko rukora ubukangurambaga rugiye rutandukanye ntibakuzi. None se uzakora nta makuru ya leta uzi, nta makuru yo ku rusengero uzi, nta makuru yo mu mudugudu uzi, na network cyangwa se na social media ubarizwaho ntuzabavuga iby'ukuri, ibinyoma n'ibande, ibintu byose rundi ndiyo wagiye nta kintu ufata on sérieux cyangwa seriously, sibyo? Iyo network nukomeza kuyibura bingana gutyo uzakomeza gusigara inyuma, kubera yuko nta hantu na hamwe ubarizwa wakora amakuru yizewe. Ni nayo mpamvu umuntu ashobora kuba ageze kuri iki kiganiro bikamworohera guhita amanuka, kubera yuko ayo makuru turi kuvuga ntashaka kuyumva. Hanyuma ngo nabuze akazi. Tuvuge nk'urugero kuri Biscom Aguka twashyize ikiganiro kiri kwigisha abantu uburyo bajya mu buhinzi
mu gihe gitoya bukabungukira. Kuri YouTube hari ibindi biganiro byinshi byongereho neza ko twashyizeho umushinga noneho unanditse twajyaga tubivuga twica ariko twawanditse turawumanukana bije n'amafaranga n'igiteranyo byose nyine tubiguha byose byuzuye. Cyo usabwa ni uguterura amafaranga ushyira mu bikorwa buri gikorwa nk'uko twagishyizeho amafaranga uhita wishyura gusa ubuzima bugakomeza. Wenda ibi ntibifatwe nk'ikindi kintu nko kwamamaza, ariko nka mugenzi wanjye asanzwe akora ibintu by'imisoro ugasanga nk'amatariki akugereyeho ku kwezi tugeze ku itariki 26 bizaba bisoje ukaba ugiye mu mande y'ibihano, ariko ntabwo uri gushaka kureba abantu barimo bavuga ibyo bintu, uri gushaka ngo kubita kuri ka ikindi kirenze habo ngaho abandi bibereye ntabwo muri gushaka kumenya amakuru rwose bigende gute ku buryo bajya kubaza ngo se ibyo bintu ngo murabyumvute arabyumvute se nyine kandi umuntu adashaka kwihugura. Network rero ni abantu bakwegereye bari mu inzira nziza buri wese yahitamo iyo ashaka, ariko muri buri rwego, muri gym wahakora network, muri korali wahakora network, mu rusengero wahakora network, ku kazi buriya n'igihe ukorana n'umuntu ariko utazi ahantu akura amafaranga kubera ko mutari inshuti mutaganira ntakubwira ati ariko burya ngiye mvuye mu kazi hari akandi ka business nkora kandi aka business kanyinjiriza ibihumbi n'ibi ngibi nibyo byatumye umwana wanjye yiga mu ishuri ryiza. Kubera ko gusuri hariya nk'umukozi ntushaka kubana n'abantu uraho uri mu tuyiguteri uriyicariye gusa ngo ucungana no kuzagera wiruka natangiye muvuga ngo buryo uzaguma ibwami hari n'igihe diplome yawe yahakugeza ariko kuhaguma bikakunanira kuko nturi gushaka gukora cya kintu twise kwihuza n'abandi cyangwa se gukora network z'abantu bafite umumaro. Hari n'igihe ukora ahantu ukahakora imyaka 5 ariko ukabona ntabwo uri guhinduka nta development, undi muntu akavuga ati ariko ubumenyi ufite narakubonye kuko rwose uri umuntu wanjye kamurangira ahandi hantu bimeze neza banaguhembe neza. Iyo network rero siyo dukeneye se nk'abantu, so dukeneye umuntu ukuri akavuga ati igihe umaze ukora ibi bintu reka nkongeze, cyangwa se nimba bidakunda umuntu avuga ati reka nkwijyana ahandi hantu bazakongeza menshi. Nicyo ndi kwita network. Kandi aho hantu inshuro hose uhajya njya ahantu hose nagiye nkora maze gukora ahantu henshi ibintu byose narabitojwe. Icyo nasabwaga kwari ukuba nzi ahubwo kuba mfite ubumenyi bwo kubasha kwita niga icyo kintu vuba no kugisobanuza ndetse no gufata amasaha yanjye menshi mbyigaho kugira ngo nkimenye neza. Uwo muntu wese wampaye akaboko rero nuko yaranze. Gusa icyo usabwa ni ukuba gusa ahubwo ufite ikinyabupfura gituma ubana n'abantu bose mu ngeri zose. Nicyo ukaba umwizerwa mu magambo make binakubwiye byose ugomba kumenyana n'abantu ariko ukaba umwizerwa. Ikindi mu bindi avuze umuntu wese ukwegereye uwo muri kumwe ni amahirwe yawe cyangwa se ni ikibazo kuri wowe. Niba ari umuntu uvuga ibyiza ukora ibyiza ushaka kugana ku iterambere ni amahirwe kuri wowe kuko muzazamukana, ariko niba wirirwana n'abantu baba mu biyobyabwenge basinda ubusambanyi ubujura ibikorwa byose by'urugomo nawe uri umwe muri abo ngabo kandi ibyo ngibyo n'ahandi biganisha usibye ku rupfu. Gogo ntabwo tukuniganya ijambo nyine nigiye cyo nagiye kongeraho mu byo ntuza Strato avuze nuko iyo network nubwo wayubaka se cyangwa se aho hose yavuze washakira ikindi rega wenda nibyo byose ushobora kuba ubyujuje utaranakabona ku kazi ntabwo ntarirarenga nta mpamvu zo kuvuga zo guhora wiblaminga ngo ndabyujuje ndasenga ndagize gute kandi nta kazi ndabona. Ego harihe n'igihe nyine kiba kitaragera ni ukwankuraje umuntu kuraje yizera Imana ibindi byose azabibona. Ngiye bambwirira akantu kagendanye no gukorera ubuntu uburyo kuno tubyita volunteering ukagenda ukegera abakora ibyo wumva nawe ushaka kuzakuzamo kariyeri yawe cyangwa se kuzakora nk'umwuga ukabanza ugakorera ubuntu amahirwe arimo kujyayo uburyo uhura n'abantu bakaba bakugeza ku kazi n'ibiki ariko utagumye iwanyu ngo wige ahubwo nanone n'abantu bafite ama companies batanga izo opportunity. Hari igihe wenda n'umuntu aba afite iyo gahunda yo kuba umuvolunteer ariko ntabone iyo opportunity yo kuba yaza ahantu kugira ngo bamwigishe iki n'iki. Bashake nyine n'abantu bafite ama company batange
izo opportunity abantu babona aba volontaire, ariko nanone bisaba kurema icyizere. Burya ntabwo abantu ubundi iyo waremye icyizere ni nk'ikirahuri. Iyo ikirahure kimenetse ushobora kugifata ukagiteranya ugashyiraho amaskoci, ariko ntabwo kiba kikiri ikirahure, ntabwo washyiramo amazi ngo agumemo. Tumanze twubake icyizere, tumanze twubake icyizere mu bantu, tubereke ko icyo kintu tugishoboye. Ubundi n'abo bantu nyine baduhe akazi tugakorera ubuntu, hanyuma nibabona dufite ubwo bushake batwangaje badushyire ku mapayroll. Dore rero icyiza nongeyeho ku byo bamaze kutuganiriza, turi no kugana ku musozo. Icyiza gihari iyo ugeze aho abandi bari umenya amakuru. Nyuma yo kumenya amakuru, aho ngaho hari n'abantu mushobora kuhahurira ugasanga babonye ibyo ukora, barabishimye, bakugejeje ku rundi rwego. Reka mu minota mikeya cyane duhuze ubumenyi ndetse na connection icyarimwe, tubagaragariza uburyo ubumenyi bushobora kuguza na connection ya nyayo, ubundi bikarangira ubaye umukiristarato. Babwira ukuntu umuntu ashobora kuba afite ubumenyi runaka, yahura na connection nzima akahita azamuka ya myaka wenda tuvuge 20 wabayeho nta muntu ukuzi ntaki, mu mwaka umwe ukahita yibagirwa. Nshingiye ku byo yavuze, kubera ko tugiye gusa nkaho tubihuriza ahantu hamwe, ndagira ngo ngaruke ku kintu cyo kuba ufite aho ubarizwa. Ugerageze ugire aho ubarizwa, gusa mu ubarizwa ntubarizwe hantu hakujyana mu ngeso mbi. Buriya tuvuze ingeso mbi, nzita mu buryo bubiri: izangiza amategeko, z'amategeko yose atemera, zo ni ingeso mbi. Ibindi byose ni iby'umuntu ku giti cyiwe, abajya muri ibyo ngibyo wenda bo ari bo wirinda. Hanyuma ahantu wakura network ni kuri twe, ni ku bandi, ni kubigisha bose ikintu cyagufasha kugira ikintu uhindurukaho icyo ari cyo cyose. Twebwe dushobora kuvuga ku mishinga, abandi bakavuga ku buzima bwo mu mutwe, abandi bakavuga ku marangamutima, abandi bakavuga ku buryo wubaka umubano n'abantu. Ibyo bintu byose ni ibigize umuntu, kandi ntago wabaho kimwe muri cyo kidakora. Bivuze ngo gerageza ushyire mu ruziga rwawe abantu bagufasha mu nzego zose, abavuga business, abavuga ubuzima bwawe n'ubwonko bwawe, ubuzima bwo mu mutwe by'umwihariko. Ibyo byose ubishyire hamwe, hanyuma ubikuremo ikintu kimwe, ujye ugenda utoranya ibihuye n'imimerere yawe na karita yawe. Ntuzumve ibintu byose nanone ngo bigotomere, ngo buri cyo wumvishe cyose ukigotomere, wazashiduka nta kintu kikigufasha. Habaho no kuyongorora, ubyuka kare ngo ryama uruhuke, undi ngo ntugahatirize, undi ngo hatirize. Ugasanga rimwe na rimwe ubuze balance y'ibyo bintu, nabyo bikakwangiza. Buri kimwe wumvishije kiyungurure, ariko ugerageze wegera abantu. Hanyuma icyo nakongeraho, kumva ni kimwe, ariko akaboko gahaguruka kakajya gukora cya kintu niko karenze ibyo bintu byose. Umva bishyire mu bikorwa, naho nutahira kumva gusa bizakugora. Hari uvuga ngo yenga ibintu uvuze ngo nibyo, ngo ndagushimye, ariko ukabura umuhate wo kujya kubikora. Ibyo waba urimo byose, ibyo wumva byose, inama zose ugirwa, ujye ufatamo zimwe wumva wemeranwa nazo, hanyuma uzishyire mu bikorwa. Ibyo nibyo bizagufasha ku giti cyanjye nk'uko mbyumva. Gogo, shakisha amakuru, ugira ubumenyi buhagije, umenyane n'abo bantu. Ariko burya umuntu urenze kumenyana nawe, burya ngewe nemera n'Imana. Niwe muntu wa mbere urenze n'izo connection zose bandi baba bavuga. Iyo uziranye n'Imana, ngewe nemera ko ntacyo wabura. Abantu bareke kujya kureba abantu babafasha bajye gusa. Rega uwo muntu nicyo nakubwiye. Impamvu mvuze Imana niyo izatuma nkumenya, niyo izatuma menyana na wa muntu urenze, abantu b'umumaro. Kandi noneho ahantu nzajya nkaharamba. Niyo mpamvu burya Imana ariyo ya mbere inamfasha no kudiscerna, nkavuga se uyu muntu ngiye kumenyana nawe ni uw'umumaro kuri njyewe. Kandi n'ubwo bumenyi mbufite, nkamanza ubumenyi nkabukurikiraho iyo connection.
bavuga ko ibintu byose bigenda neza iyo biri mu Mana Data, ndetse twaza no mu by'isi tukavuga ko buriya umurimo ukozwe neza kandi vuba uhesha agaciro nyirawo. Reka tugane ku musozo rero, mbashimira cyane ku nama nziza n'ikiganiro muduhaye. Nizere ko abadukurikiye mwese hari icyo mukuyemo. Ugira igitekerezo, icyifuzo ndetse n'inyunganizi aratwandikira muri comment. Yitwa Havugimana Strato, akoresha urubuga rwa TikTok, afite account yise The CEO Logic, anyuzaho inama nziza kandi nyinshi z'uburyo umuntu yakwikura ku rwego rumwe akigeza ku rundi, yaba mu migirire, imyitwarire ndetse n'ibikorwa by'iterambere. Nge nitwa Sebastian Uwizeyimana, ku mbuga nkoranyambaga zose ndahari, nkoresha On Time TV, ni urubuga nyuzaho amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye, byose bigamije gufasha abantu kumenya ibigenda bivugwa hirya no hino. Bamwita Gogo Goreti, nawe afite serivisi abaha igendanye no kudekarara ibintu by'imisoro, kwa kundi deadline iba yagufashe, hari ibyakunaniye kumwe abandi bakubwira ngo network zanze, ngo urabona ngo ngiye kubanza gusaba ngo bamfashe ngo kuri Rwanda Revenue na we aragufasha guhera mu gitondo kugera nijoro, guhera kwa mbere kugera ku cyumweru. Igihe cyose ugize ikibazo ushobora kumwiyambaza rwose akagufasha. Hano muri description harimo nimero zanjye, nibaduhamagare tubafasha, cyangwa se akubwire na nimero kabisa, ku buryo isaha ku isaha ikibazo cyose wagira gute yahita agufasha. Ndumva kubera ko iyo ari gahunda leta idushishikariza gushyiramo ingufu, yanayisobanuriraho abantu bakabyumva neza, noneho ahubwo ni icyabafasha ubundi by'umwihariko kuko arabikora, hanyuma noneho abantu bamugana. Ku bigendanye rero n'ibintu by'imisoro, tuba tugomba gusora neza kugira ngo twubake igihugu. Ufite kampani, ufite mu bucuruzi bwawe bwite, mutugane tubafashe, tubagire inama mu bijyanye n'imisoro kugira ngo nyine munasorere igihe. Dore nk'ubu turi ku itariki 26, ejo bundi ni 31, usanga ama deadlines aragufashe, nta nubwo uzi n'ubwoko bw'umusoro urasora, nta nubwo uzi n'ukuntu urabusora. Mu bijyanye no n'ibaruramari bagushyize mu musoro nyakuri, ntabwo uzi ukuntu uri buze gukora ibitabo byawe. Twegere tugufashe, nimero irahari kuri WhatsApp, call. Nimero yivuge cyangwa se reka tuyireke ndaza kuyibaha mu kiganiro. Ahubwo hari ibibazo by'ingutu abantu bafite business bahura nabyo mu kudekarara imisoro. Ndagira ngo uvuge nka bimwe ubafasha gukemura bimwe byananiranye, bahite babyumva, bahite baguhamagara igihe cyose. Ibibazo by'imisoro byinshi biba byinshi kandi bitandukanye. Yego, aba ari case by case. Ahubwo ikibazo cyose umuntu wese afite kijyanye n'umusoro, yego icyo ari cyo cyose tukugiramo inama, tukakugira inama y'uko ubigenzamo, nuko wirinda ibihano. Rega ntitugategereze ko baduhana, tujye dukorera ibintu ku gihe. Kuki ntegereza ko bampana? Kuki ntakora ibintu nkabikora neza kandi nkabikorera igihe? Twirinde ibihano rero, nimutugane tubakorere. Nimero iri mu kiganiro, ubundi twiteze imbere, tunateze imbere igihugu cyacu. Turabashimiye. Murakoze cyane kuri Bizcom, turabashimiye. Turi abantu beza, twese turahaba, turi umuryango. Bye. Murakoze.